mwese. Hello, ikaze kuri mwese. Nitwa Fiona. Uyu nguyu ni umukobwa wanjye yitwa Milka. Uyu munsi tugiye kubereka uko bateka inyama iryoshye. Uyu munsi tugiye gukora uburyo bwitwa marination mu cyongereza, cyangwa kubika inyama mu birungo igihe kinini biri buyifashe koroha, kuryoha birushijeho no kugira ngo ibirungo byose uze kubyumvamo. Tangira dukata inyama. Naguze inyama ntabwo ari iroti, kubera ko bayikuye kunoza ku magufwa. Nayiguze muri Simba bayita carbonera. Ni inyama bakuye ku magufwa, so iraryoha kurusha iroti. Ndimo gukata tumaze gukaraba mu ntoki no koza aho twakatiye inyama kugira ngo tutagira ibyo twanduza mu gihe turimo gukora. Ubwo ngiye kubasobanurira ibyo dukenera muri iyo ngiyo twavuze marination. Mu gihe turimo kumarinatinga turaza gukenera ibyo twakwita mu cyongereza spices. Ngiye gukoresha tungurusumu na tangawizi. Mu kinyarwanda ntabwo byoroshye kubonera ijambo, ariko turaza gukenera ushobora gukoresha n'ibyo bita herbs. Harimo teye, harimo seleri, harimo rosemary, ibirungo nk'ibyo ngibyo. Hanyuma turaza gukenera ikintu kirimo umunyu. Ushobora gukoresha umunyu bayo udafite nuza soy sauce, ariko uyu munsi ndaza gukoresha soy sauce kuko ifite uburyohe bundi kurenga umunyu. Hanyuma ukenera n'ikindi kintu kirimo acide. Umunsi ndaza gukoresha iyi ngiyi yitwa apple cider vinegar, ariko ufite vinegar iyo ariyo yose wayikoresha, ariko ushaka no kugira ibintu biri naturel ushobora gukoresha indimu. Ndaza gukenera ikintu kiryohereye gakeya kugira ngo igabanye uwo munyu cyangwa urusenda cyangwa icyo waba ushizemo, birafasha. Hanyuma ndaza gushyiramo n'aka karungo kitwa Worcestershire, kitwa gutya. Ko karimo agaseda gakeya cyane, ariko nako karaza kuzanamo ubundi buryo. Hanyuma mfite n'ingi black pepper, ndashyiramo gakeya kuri moutarde, aza kuzanamo ubundi buryohe. Ndaza gushyiramo na rosemary, iyi yo mu gacupa, ariko bawe ufite iyo waguze mu isoko bisanzwe ikiri fresh washyiramo nayo. Hanyuma ndaza gushyiramo n'ubuto bukeya. Ubaye ufite olive oil niyo yaba nziza kurushaho, ariko ntabwo nyifite. Ko mubona ndimo gukata tangawizi, nyikata mu bice binini. Nisigari nini kugira ngo itaza gukara cyane mu biryo. Ndaza kuyikuramo nibimara gusha. Hanyuma tungurusumu nazo ndazikata gatoya. Namaze kumenyera ko nkunda tungurusumu, usibye no kuryoshya ibiryo igira n'akamaro mu mubiri nko gukiza indwara n'ibindi nk'ibyo. Ndabukata ari butoya, ubaye ufite rape wayikoresha. Hano mfite isoroyi ndi buvangiremo ibirungo byanjye byose. Uko mubibona byose niho undi bubishire. Shaka kumvikanisha ko habaye hari ikirungo hano udafite wagisimbuka. Nshizemo teye, nshizemo nk'ubucenga bune. Hanyuma mfata soy sauce nkuko nabivuze izana shiramo umunyu. Hanyuma ndakomeza nshiramo mvanga bino bintu vinegre cyangwa ikiyo twita acide mu cyongereza. Bifasha kugira ngo byoroshye ya nyama uko turi buze kuyiteka. Hanyuma amavuta akaza gutuma byegerana byose mu gihe biri muri frigo tumutegereje.
ubuki rero ndabizi ko tudakunda gutekesha ibintu biryoshye mu Rwanda, ariko ubuki ntabwo bwumvikanamo, gusa butuma bubalansinga uko ibirungo biri bwumvikanemo, ko babona ko twashyizemo ibishariramo, tuza gushiramo ibirimo umunyu, ibi byose ubuki nibwo buri buze gutuma bimera neza. Nashyizemo moutarde, ubaye utayifite wayisimbuka, hanyuma na black pepper, nza gushiramo na rosemary, nashyizemo yumye ariko ubaye ushobora no kubibona mu isoko uko bayigurisha mu isoko nayo wayishiramo, hanyuma nkabivanga neza kugira ngo bize kumera neza. Hanyuma rero mfata ya nyama yanjye, ya nyama nayo nkashiramo umunyu na black pepper kugira ngo muri bya birungo ntago wamenye umunyu niba uri buze gukwira neza mu nyama, ariko niba usizoninze inyama muri iki gihe biragufasha kumenya niba umunyu uhagije. Ndavanga neza kugira ngo umunyu ukwire hose, hanyuma ngafata bya birungo nkabishiramo neza muri za nyama. Nakoresheje ga, ariko ubaye utayifite kibazo wakoresha intoki nkuko dusanzwe duteka mu by'ukuri. Agakobwa kanjye karimo kumfasha, ubaye ufite umwana, abana akunda ibintu nk'ibi ngibi, mwatekana kugira ngo aze kuryoherwa. Fashe isorori niniho, noneho mfata za nyama namaze kumarinatinga nzishiramo. Ngira ngo mujye mubona inyama zimeze gutya nko muri Simba n'ama supermarket atandukanye, ariko ziba zihenze kurushaho kuko baba bagushiriyemo ibirungo. Hanyuma ndazifundikira kugira ngo zize kumera neza, zitajyamo umwanda wundi, nkazishira muri frigo. Ibyiza nuko waziteka nijoro hanyuma ukaza kuzikora mu gitondo. Njye nakoresheje igihe gitoya kubera nashakaga gufirima. Hanyuma mfite hano amazi natogosheje, nshiramo ibitunguru na karoti kugira ngo bize kudufasha gushira kubikoresha nk'amazi. Mujya mubyumva iyo murimo gusoma nka recipes bavuga stock, biba byiza ushobora kuba ufite meat stock ariko na vegetable stock nta kibazo. Hanyuma ngafata ya nyama nshyiramo ubuto bukeya. Biba ngombwa ko inyama udashyiramo nyinshi kandi udakomeza uzihindagurira buri kanya kugira ngo inyama igire igihe cyo gufata irange neza, kubera ko harimo ubuki ihindura irange vuba. Rero bisaba ko witonda kugira ngo utaza gushirirana. Kugira ngo murabona ukuntu iteye apeti cyane. Hanyuma nyuma nakoze ikiro, ubwo nagishizemo inshuro ebyiri. Nshizemo igitunguru, ibi ni ibitunguru bibiri bya moyenne, ntabwo nongeramo amavuta, mbishiramo kugira ngo nabyo bishobore gusha. Hanyuma nshiramo ikiko nk'iki kingana gutya muri bya mu isafuriya kugira ngo iyi farine iraza kudufasha kugira ngo tubone isosi ifashe. Mbere yuko ukomeza uteka ya farine kugira ngo ivemo ububisi, hanyuma nshiramo na sauce tomate. Muri ino sosi ntabwo nigeze nshiramo inyanya mbisi, ariko kubakunda isosi isa n'umutuku mwayishiramo. Njye ntabwo nkunda isosi y'umutuku, ariko ubaye wikunda nazo wazishiramo ku kino gihe, ariko zigasha neza kugira ngo zitaza kumvikanamo mu biryo. Nafashe ya nyama yanjye nyisubizamo, hanyuma bya birungo byasigaye mu gihe twa marinatingaga nabyo mbizana kino gihe.
ntago dushaka kugira icyo dutakaza. Ndabivanga nkuko mubibona. Hanyuma y'amazi uko twavuze amaze iminota nka 30. Akubaye ufite amagufwa nayo wayavangamo amagufwa y'inyama kugira ngo ubone ibyo twita beef stock. Biragufasha kuko iyo ufashe amazi asanzwe ukayashira muri za nyama wamaze guteka hari uburyohe utakaza, ariko nk'izi karoti n'ibitunguru nabyo bafite uburyohe bwazo. Iyo ubikoresheje kujya ahangaha bituma nanone uburyohe bwiyongera kurushaho. Hanyuma ndafundikira ngateka ku kariro gakeya nkuko mubibona, amasaha ageze kuri 2 cyangwa 2 n'igice. Hanyuma nkumva nibi birungo bihagije, sanze haburamo umunyu, haburamo na black pepper, nivangamo. Iki ni igihe cyo noneho no kuvanga ibirungo byawe usanzwe ukoresha mu nyama. Nashizemo ikirungo cyitwa paprika, shiramo icyitwa cayenne, hanyuma mfata n'isosi nkeya nyivanga muri ikiko cya RYO, mbivangamo kugira ngo tutaza kugira byose byivange neza. Hanyuma iki nicyo gihe nashizemo ibirayi. Ubaye udakunda ibirayi, ino sosi yitwa beef stew, ubundi batekamo ibirayi. Ubaye utabikunda wareka kubishiramo. Rero nabishizemo mu minota 40 ya nyuma kugira ngo bize gushana. Hanyuma nashizemo karoti. Mu rugo dukunda karoti zidahiye cyane, ngo nasishizemo mu minota 15 ya nyuma. Hanyuma nazikase mu ma shapes atandukanye kugira ngo ibiryo bize gusa neza. Ubaye ushoboye kubikora wabikora, ariko ubaye utanabishoboye wazikata uko bibonye bisupfa ko zisa neza. Ngayo nguko urakoze gukurikira ino video. Utarakora subscribe wayikora, ukayisaniza n'inshuti zawe. Urakoze. Goodbye. Aho icyumweru gitaha.